kwicara bagifungura afata burusheti ya mbere uri buyite kwanda isaha zigeze sawa mani ngo turasubira nare sawa we kore uri gukora icyana ku muryango w'akabari bana navuze amakuru se aya makuru se kamanze naragusuze nubwo wenda bitemewe bigise isaha igiye kugera nicaye hano kugira ngo mbari wa mbere winjiramo hano muri aka kabari urumva uzi inzoga zirimo hano bafungiranye zabaye barafu iri bufati ya mbere na burusheti wasanga zaranabuze mwana urabizi n'ibindi reka nkubwize ukuri ntabwo nava ntegereje isaha gusa reka igere ako se njyewe hari n'ibintu biri kunangaza se uri kuvuga iragera niyi isaha yo gufungurira gufungura yewe mwana uzi ko nyukije ariko umunsi w'itariki 30 simbizi gusa ngicyo nzi cyo no oya we ariko urabizi mwana reka nanjye nicare mwana nanjye kujya ku muhanda ariko nanjye reka nicare turebe ko na ikira hirya gahambira sigamo metero sigamo metero ariko uzikari genda abashya ariko se caka na kumaho ngaho mwana ariko nta kibazo reka nicara no mu byo bwo kwiyumva nta kibazo ariko mpaka tutegereze turebe ko akasone batadukingurira mwana barakingura gicyonzi kisaha zigiye kugera jewe nari mfite gahunda yo kugenda nkicira muri rompoint nkareba ko bakingura noneho nanjye nkahita nagira ngasirapura mwana reka kunsakuriza we tuze tutegereze ngiye mfite iminota kimenye nakavanyeho urumva we mani n'agakinga munwa wagakuyeho nakavanyeho iyo mana cyura twiga mani siko nayo ubwoba